Yes, reka ntangire nkwakira kandi nguha ikaze mu biganiro byanjye. Amazina yanjye ni Kizigenza wihaye kandi byaje gucamo. Uyu munsi rero tugiye kuganira nkuko muri kubibona ku gishushanyo kiri inyuma yanjye. Tugiye kuganira kuri iki gishushanyo muri kubona cy'ikiganza, ariko muri kubona utuntu twinshi tugiye dutandukanye, ariko uyu munsi nabakoreye ubucukumbuzi cyangwa se nabacukumburiye kuri ino mirongo iri mu biganza byanyu. Uyu munsi ngiye guhera kuri uno murongo witwa live line cyangwa se umurongo w'urukundo. Niba rero unkurikiye aka kanya turi kugendana, ndagusabye ushyire nka telefone yawe hasi cyangwa se niba ari na mashini ureberaho, ufate ibiganza byawe hanyuma tugendane nkusobanurire akantu ku kandi, nkubwire uriwe n'uburyo udasanzwemo niba koko ufite uno murongo uri buze kubona. Ikindi ndi buze kukwereka noneho iyo byuzuye igice cy'ukwezi cyangwa se iyo uhuje ibiganza byawe icyarimwe ukabona uno murongo wambukiranya n'uwundi wo ku kindi kiganza bigahuza 100%, noneho ndahita nkubwira ukuntu uri umuntu wadanje cyangwa se uri umuntu udasanzwe, uri umuntu watoranyijwe, uri umuntu ukwiriye kubahwa, kuko wowe nturi umuntu usanzwe nk'abandi bose, ahubwo wowe ufite intego zidasanzwe mu buzima bwawe. Niba rero uri kumwe nanjye muri iki kiganiro, batayari ibintu byose ubiretse, ubanza ushyira hasi ibintu byose urimo, ubundi unkurikira akantu ku kandi. Ngiye kugusobanurira uyu murongo w'urukundo cyangwa se love line uri kubona aha hejuru, icyo ushatse gusobanura mu buzima bwa buri munsi ucamo, cyangwa se impamvu uri kuri iyi si n'igisobanuro gituma aka kanya ugomba kubahwa kubera uno murongo ngiye kugusobanurira. Muri kubonaho utundi turongo tugiye dutandukanye, natwo nzagenda ntubasobanurira akantu ku kandi. Nuko gusa uyu munsi nifuje kugira ngo mpere kuri aka karongo kugira ngo manze mukumve neza. Ubaye utarakora subscribe, n'utundi nzagenda nsobanura umunsi ku munsi ntago uzigera utubona, ariko nuyikora bizakorohera kuko uzajya ubasha kubona ibintu byinshi bitandukanye kandi usobanukirwe byinshi bijyanye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Uyu munsi rero uyu murongo, ikintu cya mbere ubanje gusobanura ni uko uri umuntu w'akataraboneka, uri umuntu utandukanye n'abo utekereza ko uri bo. Ngiye kubigusobanurira kugira ngo ubyumve kuri uno murongo, ngenda nanakwereka neza uburyo uwo murongo uciye. Nzagenda nkwereka akantu ku kandi ntaho bihurira n'icyo bisobanura, kugira ngo none we nufata ikiganza cyawe ugasanga uwo murongo ufitemo, ndetse n'uburyo wambukiranya n'ikiganza cyawe nuza gusanga bihura, urahita umenya neza ko ibintu byose ndi bugusobanurire ariko nawe uteye. Twagiye kugira ngo ntaza kugutinda, reka mpere ku gisobanuro cy'umuntu ufite uyu murongo. Igisobanuro cya mbere icyo uwo muntu abanje gusobanura, uyu muntu agira ubumuntu. Icyo ni ikintu cya mbere. Wowe niba koko uwo murongo uri kuwubona ugira ubumuntu, reka ngusobanurire ukuntu ugira ubumuntu. Uri wa muntu wumva ugirira impuhwe n'abantu utazi. Reka dusipoze nko ku kuntu ujya wumva ngo hari intambara ziri kuba mu bihugu byo hanze, ukagira amakuru ukabona abantu bapfa, nyine ukabona n'abaturage n'abantu n'inzirakarengane z'abantu ziri kugenda zibigenderamo. Wowe uri mu bantu ba mbere babe affected n'ubwo abo bantu batari hafi cyangwa se ari n'ibihugu utanazi. Iteka iyo ubibonye ubashoke mu mutima, urababara, uba wumva bitakabaye kumva ngo igihugu kiri kurasa ikindi abaturage bagapfa, cyangwa se ukajya ubona abana birukanga mu mihanda bagenda. Hari undi muntu udahuje nawe iyi myumvire cyangwa udafite uyu murongo, we ushobora gusanga ibyo bintu bavuga ati ntacyo bimbwiye, pfa kuba bitaba iwanjye. Ariko wowe uri mu bantu ba mbere bahangayikira cyangwa se bagahangayikishwa no kubona ibyo bintu biri kuba ku bantu muri ubwo buryo. Ugasanga rero wowe uri mu bantu ba mbere ba affectwa cyangwa se bagira ubumuntu ku rwego rudasanzwe n'abantu batazi. Noneho iyo bigeze no ku bantu uzi bari close cyane hafi, ni kwa kundi uba utunze n'umuntu muri telefone nko kuri WhatsApp, ejo ukabona postinze umuntu wiwe yapfuye, ugasanga birakwatashe cyane ku mutima, ugasanga urababaye, kandi n'uwo muntu ya postinze wapfuye ntumuzi, ahubwo uwuzi wa postinze, ariko ukumva nabyo birakubabaje. Ngaho ibaze noneho uwo uzi 100% musanzwe muvugana, iyo yitabye Imana cyangwa se agize ikibazo gikomeye, urumva ukuntu urababara nyine, ubumuntu bwawe burakugunga, ukumva urahangayitse, ukumva uramuhangayikiye birenze. Niba uzi neza ko ufite uno murongo ndi kugusobanurira, uri mu nzira yo kugira ubumuntu budasanzwe, urababara. Reka noneho ngurundi urugero rumwe kugira ngo wumve ukuntu ubumuntu ugira buri ku rwego rudasanzwe. Akenshi ngo aba bantu bateye gutya cyangwa se bafite uno murongo, iyo ashobora kuba akunda inyama, reka dusipoze ko wenda urya inyama zikunda, ariko uburyo ziryamo ni uko zihaha, aho bazihaha bakazizana ukazirya. Ariko habaye impamvu yo gutuma bakwereka iyo nka bagiye kuyica bakayitera ibyuma cyangwa se bakayikatakata, izo nyama bakazigutereka imbere, ntabwo ushobora kwemera kuzirya. Kubera iki? Baba bamaze kukubikamo ubwoba, batumye ugira ubumuntu bwo hejuru, wareba ukuntu iri kwicwa ukababara,
ukareba ukuntu isamba iri irataka isambagurika bayitera ibyuma, izo nyama kuzirya we byakugora ngo biranamugora, ntashobora no kuzirya kubera iki mu mutwe cyangwa se mu bwonko bwe aba akiri gutekereza bimwe yabonye ukuntu byabaye. Nyamara mu buzima busanzwe izo nyama uzirya. Ngaho ibaze rero ubwo bumuntu ugira. Niba rero ufite uno murongo witwa love line, impamvu witwa love line hari abahita babyitiranya n'urukundo nyine ngo ni umurongo w'abantu bakundana, hoya ahubwo ni umurongo uganisha ku buryo ki ukunda ibintu karenza, ugasanga uri umunyabuntu, uri umuntu ugira ibintu nyine ndibugende basobanura n'ibindi. Ako nuko kari akantu ka mbere, ugira ubumuntu burenze. Mu Kinyarwanda cyiza hari bajya gukoresha ijambo ngo agira ubumuntu butiza urugi. Umuntu ugira ubumuntu butiza urugi ni wa muntu utanga cyangwa se ugira ubumuntu nyine ushobora gutanga n'ibyo akibagirwa kubw'impamvu z'uburyo akunze umuntu. Waba wagize nk'ikibazo wenda umuntu akagutura nk'ikibazo cy'ibihumbi 100 ariyo ufite gusa kubera ubumuntu bwawe, ukibagirwa yose ukayamuha ugasigarira aho wowe. Nuko nguko uteye niba ufite uno murongo witwa love line cyangwa se umurongo w'urukundo. Wumve ko akari akantu ka mbere. None reka mvuga akantu ka kabiri kakuranga kugira ngo none wumve neza ko uri umuntu wa danje. Arigenga. Umuntu ufite uno murongo arangwa no kwigenga. Kwigenga nshaka kuvuga, reka mbivuge mu buryo bwumvikana, akunda kwikorera. Muri we agira inzozi, aba yaravukanye umuhamagaro ukumva ko agomba kuba independent, agomba gukora ibintu bye, bishaka bimutwara igihe, bishaka ahuremo n'inzitizi, bishaka bari wa muntu ushobora gucibwa intege n'abantu batandukanye, ariko kwigenga muri we bihora bimugenga. Uraza gusanga impamvu yigenga, uraza kwita nyuma, uraza kumva ikindi kintu bita bihuriza hamwe. Ariyo mpamvu na cya gishushanyo uri buze kubona cy'ibiganza bihuye bikuzuzanya niba bifite, niyo mpamvu uri buze gusanga utuntu twinshi bugenda bisa nk'ibyuzuzanya. Kwikorera ni wa muntu ugira inzozi zo guhora yumva ko, reka noneho nkwereka, biranashoboka ko hari igihe uba uteye gutya ariko ukabukorera abandi bantu, nabwo uraza kumva impamvu uwo muntu akorera abandi bantu n'icyo batagomba kuruzinga. Noneho niyo yaba akorera abandi bantu, iteka mu buzima bwe ahora agira indoto zo kumva ko hari igihe ibyo bintu akorera abandi azabireka akajya kwigenga, agatangira ibye, agakora ibye, bikamuvuna, agacibwa intege n'abantu, akumva ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko akarwana no kuzagera ku kintu kidasanzwe. Nabyo uraza kugenda ubyumva. Niba rero ufite uno murongo witwa love line cyangwa se umurongo w'urukundo, ukurikire neza 100% ibintu ndi bugende nkwereka ahangaha biri buze kugusatiriza ku ndoto z'ubuzima bwawe. Ejo hawe hazaza uraza gusanga ari buze kuba ahantu hadasanzwe. Icyo si ikintu cya kabiri. Akunda kwigenga, yumva yaba personal life, ubuzima bwiwe abutware ku giti cye. Ntaba ari wa muntu uri depend ku bandi bantu, ntaba ari wa muntu niyo yagize ikibazo cy'ubuzima, niyo ashobora no kugira n'ubukene akaba nta n'amafaranga afite n'inzara ikamwica, ariko mukaba muri kumwe kumva kadashaka ko umenya ibye. Arashaka kwigenga, arashaka kuntu yikura muri icyo kibazo arimo cyo kwicwa n'inzara, hatabayo gusaba avuge ngo wampaye. Oya, ahubwo ashobora kukubwira ati ese ko ari nk'akantu wari warambwiye ngo ngukorere ubushize uracyagakeneye ko nakagukorera man, ukamwemerera. Kumbi we ni tactique akoresheje kugira ngo nakagukorera uze kwibwiriza ukore mu mufuka cyangwa se ugire icyo umuha kimukure muri ya condition yo kuba afite inzara arye, ariko atakoresheje ijambo ngo wampaye. Bivuga ngo akunda nyine gushaka impamvu yatuma wowe utamenya ibibazo bye, ahubwo we asubiza ibibazo bye cyangwa se akemura ibibazo bye akoresheje ubuhanga bwe, kuko niko aremye, niko ateye. Reka dusimbuke tujye ku kantu ka gatatu karanga umurongo w'urukundo cyangwa se love line nk'uko muri kubibona ngo ku gishushanyo. Ikintu cya gatatu, agira amarangamutima amuganza. Hari ukugira amarangamutima, hari no kuba ayo marangamutima akuganza. Ibi ngibi iyo bigeze ku marangamutima, ni wa muntu ubabazwa n'akana kari ko kose kandi ngo akagafatiramo decision zihuse, ariko nanone akaba wa muntu ugaruka kuri decision mu gihe cya hafi. Mu Kinyarwanda cyiza babyita igifura. Reka mvuge mu buryo nabwo bw'igifura cyangwa se kurakazwa n'ubusa. Niba habayeho ikintu kitamushimishije, ahita akora reaction ako kanya. We ntago ari nka ya philosophy bavuga ngo nubona utishimiye utameze neza ngo ujye umara amasaha 24 mbere yo gufata decision. Oya, we ni wa muntu uhita uhubukira kwita afata igisubizo ako kanya, kandi mu buryo bwihuse kandi anababaye. Kubera iki? Niko kamere ye imuranga, niko imubwira kudirectinga ibintu abonye bitamushimishije. Ariko akaba wa muntu uganirizwa, ntabwo ajya afata umwanzuro ngo amaramaze,
agume yavuge ngo nafashe ibi byarangiye, ahubwo iyo umuhaye time hagacamo wenda nk'umunsi umwe cyangwa se amasaha 24 ukamubaza kuri wa mwanzuro yafashe, awutekereza akaba yawuvaho. Urumva atandukanye na wa wundi umara amasaha 24 agafata umwanzuro. Uwamaze amasaha 24 agafata umwanzuro, afata umwanzuro ukakayuta azahinduka. Ariko wa wundi warakaye imbere y'amasaha 24, wowe yuje kumureba nyuma y'amasaha 24 ukamuganiriza hindura icyemezo yari yafashe. Urumva ukuntu batandukanye. Wowe wafasha amasaha 24 ubanza utekereza kuri icyo kintu, ufata umwanzuro udakuka. We yawufashe yihuse, ariko nyuma y'amasaha 24 umuganirije awuvaho. Urumva ko we agira kamere nziza nubwo akunda kugaragaza reaction. Ahangaha niwe bashaka kuvuga ngo agira amarangamutima amuganza, nuvuga ngo aramwirukansa cyane mu gufata ibyemezo mu gihe amarangamutima ye yazamutse cyane. Niba ufite uyu murongo wa love line, ubwo nuko nguko umeze. Reka noneho nsimbuke mpite ngera ku kantu ka kane cyangwa se fact ya kane ikuranga wowe ufite no murongo wa love line cyangwa se umurongo w'urukundo. Ikintu cya kane kizakuranga, uwo yakunze cyangwa se umuntu akunda amukunda yamaramaje. Ni ukuvuga ngo agira urukundo, cyangwa se wowe uri kutureba ni wo murongo ufite ko kuri kubira mu kiganza cyawe, urabizi ko ugira urukundo rumaramaza. Iyo agize deception agakunda umuntu akamwanga, ngo bimutwara igihe cy'iminsi 364 haburaho umunsi umwe ngo umwaka urangire, kuko bavuga ko we mu mpera z'umwaka no mu mwuzuro w'ukwezi, ibyo bintu bibiri ubyumve. Ku mpera z'umwaka habura umunsi umwe ngo umwaka urangire, no mu kuzura k'ukwezi. Urabona ukwezi hari ukuntu kuzura. Okereka manze mbasobanura ako kantu kugira mukumve. Ahantu uri nuza kureba ninjoro nko mu masaha 1 z'ijoro, ureba ahantu ukwezi kuri wowe, nubona kuri akote yawe iruhande rwawe, ntago kuba kuzuye, kuba ari igice. Ariko igihe uzabona gupimanyije n'igihorihori cyangwa se uhagaze ukakubona hejuru yawe, kuba kuzuye. We agira amahirwe menshi yo kurema ikintu kidasanzwe mu gihe ukwezi kuteganye nawe. Wowe niba ufite uyu murongo hagati mu kiganza cyawe, mu gihe uzabona uhagarara ukwezi kukaba kuri hejuru yawe kuzuye kuri furu, binabaye ngombwa ko ubwira umusozi ngo hindukira uve hano urebe inyuma, byakunda. Ako kantu mbabarira ukumve neza. None reka mbiguhurize neza kugira ngo byumve. Fata ikiganza cyawe kimwe ugihuze n'ikindi gutya nkuko uri kubibona kuri iyo foto. Nubona uno murongo uhurije 100%, ni igice cy'ukwezi. Yes, ira ni half moon. Noneho mu gihe uzabihuza ukwezi kuri hejuru y'umutwe wawe direct, ukabona ukwezi aho kuri hejuru guteganya n'igihorihori cyawe hano, kandi uko kwezi kuruzuye, uzategeka ikintu kizaba, kugira ngo ubu ntago ari ubuhanuzi. Iyi ni prophecy yawe wowe ugendana utazi. Icyo uzahanura kizaba. Nushaka uzavuge ngo ndavuze ngo ejo nzabona amafaranga 100,000, birikora automatically. Ibyo bintu huza ikiganza cyawe n'ikindi, umurongo nutambika gutya bigahurije 100%. Mu gihe uzaba ari mu mwuzuro w'ukwezi cyangwa se habura umunsi umwe ngo umwaka urangire, uzategeka undi mwaka uzajya kwinjira icyo utegetse kibaye, kugira ngo wumve ukuntu uri umunyembaraga niba koko ufite ibimenyetso ndi kukubwira mu kiganza. Uko nukuri kugaragarira ibyo uburebesha amaso. Niba ubona ukwezi kuri akote yawe, uhagaze gutya ninjoro ukabona ukwezi kuri akote yawe kuracyari igice, nuvuga ngo yari igice aba ari half moon nyine. Huza ibi biganza byawe gutya urahita ubona half moon mu kiganza nkuko uyu murongo bigaragaza. Ariko mu gihe uzahuza half moon ugasanga ukwezi kuri hejuru y'igihorihori cyawe, ukwezi kuri full kuruzuye, ikintu yaba ari projet uri guteganya gukora, sibyo? Niba ari n'umushinga ushaka gukora, niba ari n'inzozi wari ufite gushaka kugeraho, uzategereza ukwezi kubanze kube kuzure 100%. Igihe uzabona ukwezi kuzuye, uzahita utangira business. Ikintu cyose ukozeho kiraka, aho ukubise hose haroroha. Niba ari n'akazi wari ugiye kujya gushaka, nushaka uzahamagare n'umukoresha wari wakwemereye akazi, umubwire ngo ni kanaka ndashaka akazi, azahita kaguha direct. Ntabwo bizi wowe uzaba uri mu bihe byawe, nuvuga ngo uba uri connecte n'ibisobanuro by'ibiganza byawe, uba uri connecte direct. Nuvuga ngo uri connecte no hejuru kuko byamaze gukubita hano mu bwonko. Ibyo uri kwaturira kuvuga igisha umunwa bihita biba direct. Icyo kintu ntugikerense niba ufite ibi bimenyetso. Niba ubona icyo kimenyetso gifite mu kiganza cyawe, uri direct. Nubona ibyo bitabaye,
uzategereza umwaka ku itariki, umwaka urangira ku itariki 31, twinjira mu mwaka habura twinjira mu mwaka ku itariki ya mbere, sorry mumbabarire, ku itariki 30, kuko ubigize 31 saa sita z'ijoro zagera winjiye mu wundi mwaka ntibihure. Hoya ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 uzatangire business, uzarebe za nzozi wari ufite uzikore ku itariki 30 z'ukwa 12, kuko harabura umunsi umwe ngo umwaka urangire. Kubera ya profesi ugendana mu kiganza cyawe izahita iba umwuzuro, uba ugiye gukora icyo bita umwuzuro. Inzozi zawe z'ejo hazaza ugiye kuzikombinira hamwe, ugiye gutangirana n'undi mwaka, ugiye gutangirana n'umwuzuro w'ukwezi, ugiye gutangirana n'umwuzuro w'inzozi z'ibintu we bikugendaho. Ibi we ntago ari we wabihisemo, kuko twese ntago ariko tubifite nk'uko muri kubera kuri no shusho haraho ku ruhande bidahura. Ibi ngibi we ntago ari we wabihisemo, ni igeno ry'amateka y'ubuzima bwawe buzaza. Uzakora ikintu cyari cyo cyose gikomeye, ukwezi kuzuye kureba mu mutwe cyangwa se ugukore kuri 30 z'ukwa 12, uzahita ugira ikintu kidasanzwe. Icyo uzategeka cyose kizemera. Nushaka uzavuge ngo ngiye kubaka inzu idasanzwe muri uyu mwaka, muri 2025, niyo waba ufite n'igiceri cya 50 mu mufuka, ariko ukabivuga ku mwuzuro w'ukwezi cyangwa se ukabivuga habura umunsi umwe ngo umwaka urangire, umwaka uzakurikira byose uzahita ubigeraho. Ibyo bintu muzabikore, muzabimbwira muri comment yaciye warabikoze, kandi uzasanga ibyo bintu ari byo. Twihuse cyane, reka tuhite dusimbukira ku kantu ka 5. Akantu kose ndi bugende mvuga mujye mugahuza n'ibimenyetso biri aha ngaha muri gukurikira, muraza kwita musanga byose ari byo. Twagiye ku kintu cya 5 kikuranga wowe, kikuranga. Niba uri umubosi, niba uri umubosi, niba uri umukoresha, niba ufite abantu ukoresha, ukagira amahirwe ukaba ufite uyu muntu ufite ibi biganza bibiri yabihujije bibyara umurongo wuzuye, uwo muntu ni indakemwa mu kazi, ni inyangamugayo mu kazi, ako kazi agakunda kurusha wowe nyirako. Aka kantu reka tukumve neza kugira ngo tuze kugendana ntawe uri buze guca ku ruhande. Ako kazi agakora ndetse akanagakunda kukurusha wowe nyirako, agahangayikira kukurusha, akifuriza iterambere kukurusha, agahimbira ibintu bishyashya muri business yawe utazi, kugira ngo business ikomeze imaramaze itere imbere ijye imbere. Ni umuntu udashobora kukugambanira muri business yawe, ni umuntu ubona ibintu bitagenda akavugisha ukuri, unyumve neza, akavugisha ukuri wa mubosi we. Niba uyu muntu umufite uri umunyamahirwe, ushobora kuba ufite abakozi 5,000 badafite uyu muntu ufite ikiganza gihura, ariko niba ufite mu umwe wenyine ashobora kuridinga abo bose akabashyira ku murongo birenze uko ubitekereza. Nawe ubwawe wagira ibintu ahimba mu kazi kawe ukabibona ko ari umuntu udasanzwe. Nuba uri umunyamahirwe ukaba ufite uyu muntu mu kazi kawe, mu protecting. Ikindi kintu kimuranga, ntashobora kukubwira ngo umwongeze umushahara. We maintaining ibintu akora ku buryo wowe ushaka kwibwiriza ukavuga ati nkongeye 100 ku mushahara, ukwezi kwashuka bati nkongeye 200. Kwera iki? Ari mu dushya mu kazi kawe, amafaranga cyangwa se urwunguko rwa business yawe rukazamuka, wowe ubwawe ukibwiriza ukayamuha. Niba ufite umukozi ukabona ni umukozi wa danje uhora uzamura mu ntera, ariko ukabona atajya bigusaba ngo nzamura, ukamwizamurira, uwo muntu afite ibi bimenyetso. Ikindi kintu ngiye kukubwira siri topure, mbabarira noneho nkwisabire n'imbabazi, nkwisabire imbabazi. Iki kintu ngiye kukubwira kirakomeye. Niba ibi bintu ndi kuvuga ubifite mu kiganza cyawe, ntuzigere ubyigamba ku bandi. Aka kantu kumva, ntuzigere ubyigamba ku bandi, kuko wowe uri umuntu udasanzwe, ariko uhora uhigwa, uhora nta muntu n'umwe ugukunda mu bintu ukora, nta muntu n'umwe ugushyigikira, kuko ubangamira abantu benshi kubw'inyungu za rusange. Muri kampani uri gukoramo hari abantu bashaka kuyiba, hari abantu bashaka gukora amanyanga kugira ngo bunguke ku giti cyabo, ariko wowe uri kubyanga kugira ngo bibe inyungu z'abandi batazi ko ibyo bintu bishaka gukorwa. Bivuga ngo izo lucky line ufite cyangwa se love line zibangamira abantu. Nuvuga ngo abantu nibamenya ko mu kazi mukorana ufite iyo mirongo, bagasanga izo karite zose ndi kuvuga uzifite, nibo bantu bambira uzasanga aribo bakurwanya, kuko wowe buri gihe ushaka kugaragaza ukuri bitandukanye n'imyumvire y'abandi muri kumwe. Wa muntu we ugomba kugumana ubumuntu bwawe, ariko ugahisha ibi bimenyetso.
nindangiza akandi kamwe ngiye kuvuga kugira ngo nsoze ndahita noneho mbabwira ibintu ukwiriye kwirinda. Yaba ari nka part 1 ndabakorera part 1 nzabakorera na part 2 kuko ni ibintu byinshi bigiye bikuranga. Ngiye gukora part 1 kugira ngo muzabanze muyumve mumenye ibitekerezo ukuntu mwabyumvishe then nkore part 2. Ni ukuvuga ngo ubu uri umuntu ukwiriye kwitsemba cyangwa se guhisha ibyo bintu kugira ngo abantu batabimenye. Reka none njye ku kantu ka gatandatu mbere yo kubaha bonus y'ibindi bintu bikuranga. Akantu ka gatandatu rero gasoza part 1 yacu uyu munsi ni umuntu uba yaratoranyijwe. Nimvuga ngo gutoranywa uraza kubyumva muri kandi nyinshi nko mu kazi kubyumva ni umuntu uruzamurwa mu ntera, ni umuntu usanga abaridinze bitewe n'ukuntu yitwara bitandukanye namwe, ariko gutoranywa kwahanga nshaka kuvuga reka mbihuze n'umuryango. Umuryango akomokamo mugari, wa muryango wose munini akomokamo, niwe muntu uba ugomba kurema udushya dutandukanye n'abandi bo mu muryango wabo. Niwe muntu urema ibintu abandi batexpectinga kubamo. Niba ibi bintu ndi kuvuga ubifite, icara wisuzume urebe ko mu muryango wawe utari umuntu udasanzwe. Uzasanga apari yo mu rugo ahantu utaha no mu muryango iwanyu bakwizereramo, bahora babona ari wowe uzaba igisubizo cyangwa se babona ari wowe muntu ushobora guhindura amateka y'ubuzima bwabo. Ari bashiki bawe, ari barumuna bawe, ari papa wawe, ari mama wawe. Papa wawe niwe muntu wa mbere burya upinga cyangwa se ntiyizerere mu nzozi z'abana bitewe n'uko abazi ko yababonye ari abana. Ariko ibaza ahantu papa wawe ubwe ashobora kukubonamo igisubizo cy'umuryango kandi nyamara ari we wakwibyariye. Kandi muzi ko abapapa ari bo bantu ba mbere bakunda gupinga abana tu. Aba yumva umwana akiri umwana still ni waba umeze ute papa aba yumva nyine ukiri umwana tu, nta bintu waza umubwira. Ariko ibaze ko papa we hari igihe kigera kumva mu nshingano z'urugo asa nkaho yaguterekamo akavuga ati mbaye ntahari niwe uzaridinga uru rugo. Usanga rero wowe iteka ibintu uri gukora cyangwa se ibintu uri kurema muri famiye yanyu ari ibintu bidasanzwe. Uzasanga ibintu uri gukora nta wundi muntu muri famiye yanyu ubikora cyangwa wanabikozeho. Ushobora kuzasanga uri umuhanzi, nta wundi muhanzi wabaye mu muryango wanyu, niwe wa mbere ubizanye. Ushobora gusanga uri umutekinisiye, nta wundi mutekinisiye wigeze uba mu muryango wanyu, ari we wa mbere ubivumbuye. Ushobora gusanga uri umuntu wubaka amazu, nta wundi muntu wigeze wubaka amazu, niwe wa mbere ubizanye mu muryango no mu gisekuruza cy'ubuzima bw'iwanyu. Kubera iki? Uri umuntu udasanzwe, we waratoranyijwe. Wowe ni wowe ugomba guhindura amateka mabi cyangwa se imyuka mibi igendera ku bantu bose bo mu muryango wanyu, wobereyeho kugira ngo uyacalenjinge, wowe uhindura amateka yabo. Ibi bimenyetso uri kubona ahangaha n'izi love line uri kubona zuzuje cyangwa se zihuye 100%. Niba ubifite uri umuntu udasanzwe, nawe ubanze wisuzume uzarebe ntujye uvugirwamo. Ikindi cya kabiri, ntujya wumva amabwire. Niyo umuntu akubwiye ikintu urabanza ugashishoza cyangwa ukabanza ugashaka ubucukumbuzi bwawe. Uzarebe nta muntu ujya ukucalenjinga. Niba utanywa itabi, niyo wabana n'abantu banywa itabi imyaka 10 we ntushobora kurinywa kubera ko uri hariye. We ufite ibintu bikubuza kuba wagendera ku mirongo y'abandi, ahubwo abandi bashaka kugenderaho. Niba udakunda gusambana utajya mu ndaya, niyo wabana n'abantu bahora bajya mu ndaya, bahora bararana n'abakobwa mu nzu nawe urimo, we birangira utabikoze. Niba utajya wiba, niyo abantu bajya bakwereka uburyo ki bagiye gukora deal yo kwiba cyangwa se bakabikora mu buryo nyene bw'amanyanga, wowe birakunanira kubya acceptinga kuko ntabwo wowe uriwe ukwemerera gukora ibintu bibi. Mana y'isi n'ijuru, ibi bintu ndi kukubwira niba koko byujuje 100% uri umuntu udasanzwe. Uri uwundi muntu nawe wigendera utazi uburiwe. Ushobora kuba uri kubona ibintu byose uri gukora aka kanya bitaragenda nk'uko ubishaka, ariko uracyari mu mwuzuro w'ubuzima bwawe. Uracyari kugendera mu mateka cyangwa se uracyari kugendera mu bihamya bigaragaza ko uri umuntu udasanzwe mu gihe kizaza. Si ngombwa ngo uhindure amateka yawe muri 2025, bizanahinduka muri 2028, ariko uzaba umuntu udasanzwe. Ntabwo uzaba uri umuntu usanzwe. Noneho reka ninjire muri bonus y'ibindi bintu bikuranga, nzakora na part 2 noneho dukomeze n'ibindi. Niba uzi neza ko ufite ino mirongo, hari ikintu kimwe kidashobora kukubaho. Kidashobora kukubaho, mbisubiremo. Nta muntu ushobora kukuroga ngo bigufate. Niba koko uhuza ibiganza gutya imirongo igahura, iyo umuntu akuroze ntibikunda. Bimwe wumva ngo abantu bararogana, ntibibaho. Iyo umuntu akuvumye ntibikunda. Ikindi kintu ugomba kwitondera,
n'ubishobora ukabigeraho 100%, ujye uha abantu chance cyangwa mugonganya akaboko, ariko ntukajye ubaha ibiganza, kuko iyo umuhaye ikiganza kimwe uba umuhaye igice cy'ukwezi, 1/4 cy'ukwezi, kuko iyo bimeze gutya biba ari half moon, biba bimeze gutya nk'uko muri kubibona, kuko iyo habayeho umwuzuro w'ukwezi wowe urategeka ibintu byose utegetse bikaba. Noneho iyo umuhaye ikiganza kimwe uba umuhaye igice kimwe cya half moon yawe, igice kimwe ukimuhaye. Iyo ugize gutya ukakimuha, ari umuntu urangwa n'imyuka mibi, umatiku, ubugome, nyine bya bintu twe bituranga nk'abana b'abantu, uba umuhaye kwinjira mu igenero ryawe igice, nta cyabihinduraho, ariko adetektinga umugisha wawe akaba yawugendana mu gihe gitoya, ariko ntibirambe. Bivuze ngo akenshi rero abantu kwiriye nibura guhereza ikiganza 100%, ni abantu muhuje amaraso, ayo naya kivandimwe, cyangwa abantu muhuje hajya biriya babyita ngo groupe sange, abantu muhuje groupe sange wabasuhuza gutya. Ikindi, umwana wawe wamusuhuza gutya, umugore wawe wamusuhuza gutya, mama wawe, nyine ba bantu bose muri mu isanisho ry'intuza rimwe ry'amaraso cyangwa se rya hafi. Ariko abandi bantu benshi utazi nushaka kujya baha chance, kuko nubundi inshuti zawe, ba bantu muhorana, ba bantu wowe uzi ko ari inshuti zawe, bari mu bitekerezo byo kukurwanya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kenshi rero ukunda kumuhereza ikiganza gutyo ukamusuhuza, uri kumuremera impamvu yatuma ashaka kukumenya, ariko akibagirwa ko ari gufata agace kamwe, kuko ntago ari gufata half moon yuzuye, ari gufata ikindi gice cya half moon. Noneho iyo ukoze ikosa, hari abantu uzaye kubona ukabona umuntu agusuje ngo yo, akagufata n'amaboko yombi n'ibiganza byombi, wowe tuvuga umuhaye ikiganza kimwe, cyangwa se wowe uyu mwuzuro urabufite, sibyo? Kuko uhuye n'umuntu udasanzwe, umuntu udasanzwe nyine wowe ukunda birenze, mwahura akagoreza ikiganza bati bite sha, wowe ukahita ufatisha ibiganza byawe byombi ikiganza, aho kugira ngo nawe umuhereze kamwe ukahita umwubaha ugashyiraho n'aka kabiri. Ni ukuvuga ngo half moon yawe yose urayimupfumbatishije. Niyo yaba ari umunyamugisha muke, niyo yaba ari umuntu we umutera mwakureka mbyite gutyo, ubu umuhaye amahirwe yo kwiremera icyizere cy'ejo hazaza, kuko niyo bimuhaye ikimenyimenyi unamamo, ubu mufata gutyo ugasa nk'unamye bamuciriye bugufi. Ni ukuvuga ngo umuhaye half moon yawe, uramubwiye ngo nawe tera imbere, va mu bintu bibi burimo, biranamuhindura. Uzasanga umuntu ukunda kunamira gutyo agufata nk'inshuti ya hafi. Ndabiguha mu rugero kugira ngo nsoze. Uzarebe umuyobozi wese ukomeye yageze ahantu, hindura isura yawe neza urebe mu bayobozi uzi bakomeye. Uzarebe umuyobozi ukomeye yageze ahantu akagenda abaha amahirwe yo kubacamo abahereza ikiganza, nta na rimwe abahereza ikiganza kirambuye, ariko ntabwo uzabona nawe umuhereza ikiganza gutya kirambuye, hoya. Ahubwo abandi benshi baba basa nkahita baca bugufi. Hari na benshi bagirirwa amahirwe yo kwita bifata gutya kugira ngo bamugaragaze icyubahiro. Niba wowe uri umwe muri abo bantu bari gusuhuza nawe ugashaka kugira gutya, nuhuza iyi half moon ukayimukozaho icyarimwe, nyine akagusuhuza gutya ugashyira n'aka kaboko, ubu umuhaye andi mahirwe yo kumwongerera igikundiro ku bintu arimo, kuko deje umublesinze mu buryo nawe atazi. Icyo kiganza kimukozeho kimuhinduriye amateka cyangwa se kimwinjije mu yindi destin yiwe atarazi ko afite, kubera kubimukore. Kandi nyamara uwo muntu uramutinyura namwubaha, ni n'umuntu urenze, ariko we half moon yawe ugendana mu kiganza imuremeye ikindi kintu kidasanzwe ejo hazaza. Bivuze ngo no kumenya igeno ryawe cyangwa se no kumenya ko ubi bintu bifite, abantu bakamenya ko bifite 100%, bashobora kuguhemukira kuko baba bazi neza ko wowe ntabwo usanzwe. Bari kukubona mu mbaraga nkeya cyangwa se mu ntege nkeya aka kanya, ariko barabizi ko isezerano ufite ry'ejo hazaza uzavamo umuntu ukora ibintu bidasanzwe. Mwabantu mwe, wa muntu we uri kudukurikira, niba uzi ko ibi bimenyetso ndi kukikwereka ukaba gifite, uri umuntu udasanzwe, ugerageze kuba umuntu wigengesera mu buzima bwa buri munsi kandi uzatera imbere. Duhurire mu gice cya kabiri nzabakorera, hari n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko muzabanze no mumbwire ukuntu mwabyumvishe ugendeye ku bimenyetso nkubwiye niba nawe koko ubifite. Ciao ciao.